se abakongomani se ntibarebisha ikipe yabo ntiyarayitsinze gusa nibyo irayitsinze mbese yatsindiye ku kibuga cy'indege barabaza ikibuga cy'indege kigoma cyafunguwe bazaba ariho bazajya banyura Tshisekedi ntiyasabye ko gifungurwa yategetse Leopard ishobora kuhanyura kugira ngo iserebure intsinzi mu gihugu hose murakoze ni ibaruwa yanditswe na Lawrence Kanyuka ariko yaje isubiza ibyatangarijwe mu nama y'abaminisitiri aho perezida Tshisekedi yategetse ko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba gufungurwa anashyiraho abagomba kubikurikirana ko kigomba gufungurwa yakizeho bande rero kandi ayo mafaranga baraza guhabwa misi ayo nayo barayariye immediately dusome ubwo ibaruwa ya AFC 23 yanditswe ku munsi w'ejo na Lawrence Kanyuka akaba ari head wa department y'itumanaho iragira iti kubigendanye n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma harya irizeri decision n'iki decision irisoire icyemezo cy'ikiwani iri usoma turi yemejwe inama y'abaminisitiri ku mugambi wo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma biturutse Kinshasa ntabwo tuzabyemera ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bufite uburenganzira bwo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma giherereye mu bice byabohowe iki kibuga cy'indege kikaba cyarasenywe ndetse kinashyirwamo ibindi sabotage yine sabotage ni nko sabotage ni ugukora guteza akaduruvayo ikibuga cy'indege kigomba gufungurwa na AFC 23 yonyine ntabwo ari Tshisekedi cyangwa se abandi bantu kandi Tshisekedi na makuru abavuga ibi nabaherutse gusinya Tshisekedi na makuru icya kabiri ibigendanye n'ibikorwa bya gisirikare cyangwa se bya gisirikare AFC 23 iracyakomeza kugenzura abasirikare ndetse n'ibikoresho bakomeje koherezwa ku mirongo yose y'urugamba harimo ibikoresho biri guhabwa abacancuro bakorana n'ingabo zihuriweho z'ubutegetsi bwa Kinshasa coalition icya gatatu ibigendanye no kutumvikana kuri hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'u Rwanda turashaka kuvuga tweruye ko ibikomeje kutumvikanwaho hagati y'u Rwanda byongerewemo cyangwa se harya bwo guhungiza cyangwa se gushyiramo akunyu kugira ngo ibintu biryohe cyangwa bibe ikatarizeri byakozwe na Kinshasa na Repubulika y'u Rwanda ntaho duhuriye nabyo nta nubwo bitureba si byo se nibyo ariko in no way concern the Alliance Free Congo M23 ubutegetsi bwa Kinshasa bwonyine nibwo bufite inshingano ku bikorwa byabwo bigendanye n'ibihugu baturanye bituranye n'u Rwanda Kongo bituranye n'u Rwanda ntabwo bituranye Kongo biraturanye ahubwo nta bituranye n'ubutegetsi bwa Kongo ako mwarasaze Kongo ituranye n'u Rwanda ahubwo ubutegetsi ntibuturanye n'ubundi Kinshasa ntibuturanye n'ubwa n'ubutegetsi iyo ubutegetsi buretse iyo ubutegetsi budaturanye se ndetse Kongo biba bituranye uramuryango witwa gute Alliance Free Congo si byo se nyine Kongo banarira iyo bagiye gukora banarira indirimbo y'igihugu ya Kongo n'amadarapo y'u Rwanda ikidaturanye n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubwa Kigali ntibuturanye uyu mutwe rero cyangwa se irihuriro uzanogejo uvuga ko ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bugomba gukemura ibibazo byabwo n'abandi bantu batagombye kubazanamo kuko ntibari kumwe muri ziriya nama ntibabatumira nyine bakabaye bakemura ibibazo byabo n'u Rwanda Kongo yakabaye ikemura ibibazo byayo n'u Rwanda ariko AFC 23 itarimo yego kubera ko ntibireba iri hariya ntibakabitwaze ibyo ni amabaruwa nabo ayo ni amabarwa hanyuma Perezida Evariste Ndayishimiye mu mpera z'iki cyumweru rero nibwo namenye none abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo
umubare nyirizina Monsieur Perezida ibihumbi 10 na bingahe? cumi na bine ibihumbi 12 we muretse akadasohoka oya ibi ntacyo bivuze ibi ngibi muri politiki bashobora kurwana ukagira ngo batewe n'ababazimu mwavugaga Muri politike nta mwanzi uhoraho, muri politike nta mwanzi uhoraho, nta n'inshuti ihoraho. murabona imyenda na twadodeye ntuzajya gusezerana Valence nyamara dore uyu mwene Valence yambara nk'abaperezida. Niho Valence yasezeranye yambara. ubwo rero uburundi buremeza ko buzakomeza gufasha Kongo mu mishinga myinshi bafitanye irimo y'ubuhinzi n'ibiki byose kurwanya indwara ariko w'ingenzi gukomeza kubafasha kugarura umutekano. Uburundi buzagomba gufasha Kongo kugarura umutekano cyane ko nabonye ko ngo bagiye kwinjiza mu gisirikare ibihumbi 18 by'abasirikare se bagiye abasirikare b'abarundi se nyine bari b'intwazangabo sibyo se nta kibazo kirimo rwose intwazangabo rero na Minisitiri Bizimana ari kumwe nande handi yara nindera handi ko hagombaga kuba hicaye kai kwamba ari uri gusinya none nguri yahirye iriye Bizimana Minisitiri w'ubutegetsi n'ubanye n'amahanga n'ubutegetsi bw'igihugu noriza ngo mvuze Bizimana wese Damascene kandi arahaba nguri Edouard rero nguri hano basinyaga hamwe mu masezerano bazakora ara yasinyanye na uriya sesi wa Joachim Jacques Message ntagari nguri Shabani ngo rero ubwo Burundi abasirikare bagera ku 14 bagomba gukomeza gufasha Kongo nibo afite nibo bariyo ibihumbi reka mbereke ibihumbi 12 reka mbarira abantu kugira ngo bumve ibihumbi 12 uko barabivuze n'ubundi murareba Nyamirambo stade y'Nyamirambo shakira ifoto ya stade y'Nyamirambo abantu bayuzuye ibihumbi 14 bangana oya ntabwo bageraho nuvuga ngo Nyamirambo bavuga ko hajyamo 7 kujya tuyikube kabiri kuba kabiri muri abo bantu mubongeyeho abandi nibo ingabo z'u Burundi zifite cyane muri Kongo nibo zifite muri Kongo. Hanyuma inotani hayi ko nyirengeje General Chiko Chitambwe mushuti wanjye ari kumva n'imitsi n'umuyobozi w'abajepe muri Kongo garde presidentielle n'induri ku butaka n'induri hejuru bapfuye iki se ko bari bato bose barapfa Kongo ngo ni bato muri Rekiritoma yaka ntago bashaka narigize ngo muri Rekiritoma muri Rekiritoma urabona ko General Chiko Chitambwe ayobora zone ya mbere mu gisirikare cyako irimo Kinshasa aravuga ati ngiye mu basirikare mfite kuki ntabo mujya mukoramo ngo bajye mu bajepe koko ntabo bajya barokritiva muri zone ya mbere ya gisirikare. aravuga ati arbitre none se asaba umugaba w'ikirenga w'ingabo gukemura icyo kibazo. Aravuga ati ntibakarokrita abandi twe hano hari abasirikare ntibakajya arbitrage yabisabye Kisekedi ngo barukemura se General Kabi rero we ntabwo General Kabi ari nawe uyoboye garde presidentielle yego yitwa General Kabi ashobora kuba ari umunyabungo Kabi ka Makombe ashobora kuba ari hakomoka yitwa General Kabikiriza ni Kabi ubwo rero ibindi bisigaye turaza kubiganiraho nimugoroba sibyo ubundi mbwirirwe urugamba Christophe Rigona uru rugamba ariko nta kibazo Kabi yakabye ugiye dusigaranye umunota umwe wo gusigara tubiganiraho Kabi ka Makombe ariko ni ikibazo gikomeye ubwo turategereje ko bizarangira ibindi rero reka tuze kubiganiraho nimugoroba oyadukuriraho ikisi ikiganiro ntabwo kirarangira ntabwo ikiganiro kirarangira inshuti yanjye ko barwana barimo basatiraho ingenzi kugira ngo ibiganiro bigaruke yego bafashe Goma Sadek itashye abanyafurika bose bavuga ati ibi ntabwo bikiri mu ishusho yacu n'abazungu babyinjiramo bakoresha imbaraga z'Uburayi ngo bafate ibihano ku Rwanda bakatira abagabo babaha ibihano babaha ati ntago mwemerewe kujya aha ntimuzasubiriye wa mugani wa Wiringoma ngo bamukatiye kutajya muri Amerika ngo ni Burayi arangira avuga ati murinda munjyana muri Amerika ni Burayi ikamara hongira y'akazi ndagumine ko atari urwanira se n'ubundi ararwanya birakomeje birazengurutse biraza biraturika bigeraho tugeze uyu munsi aho leta zunze ubumwe za Amerika zidasinya icyemezo cyazo
ngo zishinyishe ibihugu zishaka gusinyisha kubera ko bakavuga ati nidusinye inyeshyamba ntacyo zirakora zitarumvikana ibyo twasinye kujya mu bikorwa ntibikundwa dufite inyeshyamba hariya. ushatse wanagaruka kuri ya nama y'ipari y'ubutabazi yabaye iyo gufungura ikibuga. nuza gusoma muri iriya myanzuro y'ejo uraza kubonamo akantu kenda gusa nkabyo. ni ukuvuga ibintu bijyanye na humanitaire, kujyana inkunga n'imfashanyo mu bantu bafite impunzi, abavanywe mu byabo n'intambara, abarwayi n'ibiki byose byakorwa bite igihe M23 nta kintu irimo kubivugaho. ni nabyo Nduhungire yavuze avuga ati inama ya party barafungura ikibuga cy'indege se. iyo nama abagifite mwigeze muganira nabo? hari abari bahari hano. Sibyo ni ukuvuga rero ngo aya masezerano yasinywe ejo ni urufunguzo rukomeye cyane ku bintu. mbere yuko tuvuga amasezerano reka tukoresha iminota itageze ku 10 tuzane akaga kari mu Minembwe, kuko mu byo tuvuga byo guhagarika intambara n'ibindi biri muri aya masezerano byavuzwe ntitwabivugaho tutaravuga kuri iki kibazo cy'u Burundi. U Burundi ngira ngo dufite General